Murakoze abakurikiye iyi channel, ni Matata n'ubundi Christophe ugaruke. Ndashima Imana ko ikiturinze, ndashima Imana ko imirakora imirimo n'ibitangaza ku bantu bayo bayizera, imirakiza indwara. Nze ngo tuganuye ku ijambo yivuga ngo kwizera bituma ugera kure cyane. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Kwizera bituma umuntu ahindurirwa amateka bitaye gusoboka. Kwizera bituma Imana igaruka ku muntu. Uyu Yesu yaze ku isi kugira ngo atubabariye ibyaha byacu kandi tumwizere. Nitumara kumwizera amagambo yaje muri twe. Ijambo rirambwira ngo nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Kandi irindi jambo rikambwira muri Yesaya igice cya 66 kubera ku murongo wa mbere, ijuru n'intebe y'Uwiteka naho isi nayo n'intebe y'ibirenge byayo, ngese muzanyubakira nzuki aho nzaruhukira ni hantu ki. Ngo kandi nkunda umukene uhindishwa umusiki n'ijambo ry'Uwiteka. Ngo kandi ngo mumenye ngo ibiriho byose ngo byayemwe n'ukuboko k'Uwiteka. Imana nimba ishaka ko duhindishwa umusiki, bivuga ko ibintu byose dukora tubikora hejuru y'ibirenge by'Uwiteka. Ibyo turya byose tubirya hejuru y'ibirenge by'Uwiteka. Abanyabyaha, abasambanya, abaroga, ibintu byose babikora hejuru y'ibirenge by'Uwiteka. Ngese muzanyubakira nzuki aho nzaruhukira ni hantu ki. Ngo kandi ngo nkunda umutima umeneke nguhindishwa umusiki n'ijambo ry'Uwiteka. Ese uwo mutima umeneke n'umutima umeze gute? Ni umutima utarimo icyaha, ni umutima ukunda Imana, ni umutima ugirana n'ubusabane n'Imana. Haleluya! Ni umutima wumva ufite inyota yo guhora urehareha ijambo ry'Uwiteka. Ni umutima wumva ko igihe cyose Imana yahora mu mutima, cyangwa Imana yahora ivugana n'uwo muntu ufite umutima umeneke. Ngese muzanyubakira nzuki, ngese aho nzaruhukira ni hantu ki. Ese urazi ko turimo turakora ibyaha tukumva ko tugakora ibyaha tukumva ko Imana turi kumwe nayo. Ijambo rirambwira ngo murabikora nk'abihorera mukagira ngo muhanye nawe, umunsi umwe nzabishyira ku mugaragaro. Imana irashaka ko duhindishwa umusiki. Imana irashaka ko duhindura amateka y'ubuzima bwacu, tukareka ibyaha tugakiranuka ahagaragara n'ahatagaragara, tukumva ijwi. Umukozi w'Imana Yosefu atubwira kuntu Bibiliya itubwira kuntu irakiranutse ahagaragara n'ahatagaragara. Itubwira kuntu yari umutoni kuyisebuza. Itubwira kuntu bari baramugiye icyizere, ngariko Satani nganyura muri nyirabuza ngasaka kumugwiza mu cyaha. Nkunda kuvuga ijambo ngo ikibazo si Yuda wibaga amaturo, ikibazo ni Yesu wamwihoreye. Ngarangize ngo nyirabuza amaze kumubenguka
ngakora uburyo byose ngo ku buryo yajyamana na Yozefu. Ngo umunsi wa mbere arabigerageza biranga, ngo ku munsi wa kabiri ngamufatiranya bayi mu nzu, ngo ari babiri nta wundi muntu uhari. Yozefu ayabata Imana yandinze ikandinda mu gobo, ikandinda inyamaswa y'inkazi, ikama igikundiro hano kwa Potifari kwa bosi. Nago nayiteze ngo nkoye icyaha ngese ko Potifari bosi adahari, Yesu wanjye undeba ndakoye icyaha andeba gute kandi ahari? Yesu imarandeba. Abantu bazi ko Yesu atabatureba aho tugenda hose. Yesu akurebera mu kabari urimo, Yesu akurebera muri abo bapfumu wagiyemo, Yesu akurebera muri ako kazi urimo urakoramo amanyanga, urimo uragambana, urimo urakora ibintu bibi. Yesu abakureba. Ngarangiza Yozefu ngakiranuka ahagaragara n'ahatagaragara. Arakiranuka. Gukiranuka bikugeza kure cyane. Gukiranuka biguha amapeta. Gukiranuka bikuzamura mu ntera. Gukiranuka bituma ukira ibikomeye watewe n'umuryango. Gusenga, gufata Yesu muzima ukamushyira mu mutima wawe, bizya biguhuza n'ubundi busabane utigize uhura nabwo mu buzima. Gusenga wizeye bikugeza kure cyane. Nababwiye ngo ikibazo si Yuda wibaga amaturo, ikibazo ni Yesu ukwihorera. Yesu ajya dufata akadushyira hagati y'abanzi bacu kugira ngo batugerageze, kugira ngo adupime kwizera, natwe twarangiza tukarira. Yesu ajya gufata akaguha akazi, nyamara warasengeye akazi, waramaze kukageramo ugatambika ibirenge, ukimura Imana ukimika Satani. Ndagutangariza, Imana irashaka ko uhindishwa umushyitsi n'ijambo ryayo. Imana irashaka ko uyubakiye inzu itabamo icyaha na kimwe. Imana irashaka ngo umenye ibiriho byose ko byaremwe n'Uwiteka. Haleluya, haleluya. Imana twagiye tubona Imana mu buzima butandukanye ku buzima bwacu. Twagiye tubona Imana iturinda amahembe baduterereze. Twagiye tubona Imana idukora ibitangaza. Twagiye tubona Imana ihindura imibereho y'abantu batandukanye kubera gukiranuka. Niyo mpamvu aya masaha Imana ibibazo bijya bikugeraho bikagucanga, ibibazo bikugeraho ukava mu byizerwa. Imana yakureba ikasanga kwizera kwaragiye. Imana irashaka ko tuzamura kwizera. Aburahamu Imana imaze kumuhamagara ngimurindisha inyama ku musozi, ngarasinzira, ngamaze gusinzira nginkongora ziraza zijya inyama. Ari ibyo dukora Imana ikatunyuza mu ishuri, ari ibyo tunyura ishuri tunyuramo kugira ngo Imana irebe kwihangana kwacu. Narahi n'inzara yamuriye imaze kumurya, yita umugore we Sara ngo ni mushiki we. Ariko Imana yashaka ko twizera tugakiranuka. Twamara gukiranuka Imana ikaza ikikorera. Nginyanza ngo umuraba n'inyanza ngo iraza mu nyanza, ngo ubwato bumaze ngo bushaka kurengerwa, ngo Yesu yisinziriye, ngo yiseguye cyane, ngo afita ngo mu bwato ngarangize ngarabapima kwizera kwabo.
Yesu njya mbabwira ngo ikibazo si Yuda wibaga amaturo, ikibazo ni Yesu wamwihoreye, ikibazo si umurozi ukuroga, ikibazo si inzara ikuriho, ikibazo si akazi wabuze, ikibazo ni Yesu imura bikumiye. Banza urebe Yesu impamvu abikumiye ni ukugira ngo arebe kwizera kwawe. Kwizera niyo mpamvu agufata akaguteka hagati y'abarozi, niyo mpamvu aguha agakiza, yamara kuguha agakiza umuryango ukakwanga ukakuva, ariko akaguha ati mwana wanjye ndi kumwe nawe kandi nzabana nawe, nzakugenda imbere, ahataringaniye nzaharinganiza, ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri, kandi n'inzugi zikire nzagikingwa kugira ngo utambuke. Nizo ni gatonda gutondagira ibyananira. Uwo ni umwami w'abami, wa wundi wapfuye tukababarirwa, wa wundi wazutse tukabona agakiza, wa wundi watuvanye muri karande. Rebenesekerebo ndabeneseke mango, ndahamagarira imbaraga z'Imana ku buzima bwawe. Eka gukanga n'uwo muraba, eka gukangwa n'iyo miyaga, eka gukangwa n'ibyo bibazo ufite mu mutima. Yesu afite byose. Yesu ateza amaboko, Yesu ateza amaboko. Icyo dusabwa ni ugukiranuka ahagaragara n'ahatagaragara. Icyo dusabwa ni uguhindishwa umusiki n'ijambo ry'Uwiteka. Icyo dusabwa ni ugufata Yesu muzima tukamushyira mu mitima yacu. Wa mumama we, fata Yesu mushyire mu rugo iwawe, fata Yesu mushyire mu bana bawe, fata Yesu mushyire mu kazi ukora, fata Yesu mushyire muri business yawe, fata Yesu. Abakugwanye bazaguhunga, abakuhagurukiye bazakuvaho. Yesu niwe gisubizo cyawe, Yesu niwe gisubizo cyawe. Reka kuraba iyo miraba n'imiyaga, reka kwibaza ku bantu, reka kwibaza ngo imiryango yagutaye, reka kwibaza ngo bizagenda gute. Yesu ateza amaboko, Yesu ateza amaboko kandi aragutabara kandi aragukenye. Icyo dusabwe no kuva mu bintu bibi byatuma Imana itatugarukaho, byatuma Imana itaturebesha amaso y'imbabazi, byatuma Imana itatwishimira, byatuma Imana itadukorera ibitangaza yatuko. Kandi mujye mumenya ngo gukizwa nayo ko bitera umwaka. Gusaga kujya iby'Imana ugasaga no kujya ibya Satani nta hantu byakugeza. Niyo mpamvu usanga wizengurukaho, niyo mpamvu usanga nta hantu uva naho ugera, niyo mpamvu uwo mutwe uhora ukurya, niyo mpamvu mu nda hadakira, niyo mpamvu ubona byagucanze. Ariko we wafase Yesu muzima ukamenya ko ari we gisubizo wawe, ni ukuri nta kintu cyamunanira. Aya masaha ndaturisa inyanza yari ku buzima bwawe, ndaturisa umuraba n'umuyaga watumaga utagira ku byawe, ndaturisa umuraba w'indwara ku buzima bwawe. Iyo diyabete yananiranye, iyo kanseri yananiranye, Yesu Kristo turaguhamagaye, ndaguhamagara uze wakire Yesu n'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Ateza amaboko kandi arakwakira. Icyo ashaka ni umutima umenetse uciye bugufi. Ikakwibaza ngo bizagenda gute, ikakwibaza ngo ubukwe nzabukora gute. Imana ikora ubukwe, Imana yankoreye ubukwe ntago we yakunanye. Imana yarinde Yosefu mu nzu ya gereza, Imana yarinde Morodekayi, ikarinda Dawudi kwa bari bamuhagurukiye. Ntago wowe yakunanira. Icyo usabwa no guca bugufi ukavana ibintu bibi ibizinga byatuma Imana itakurebesha amaso y'imbabazi, icyatuma Imana itakurebesha urukundo, icyatumye Imana itagugarukiraho, maze ukwizera ugakiranuka. Imana irakugirira neza, Imana iragutabara, Imana izakugeza kure cyane. Icyo duharanira ni ubugingo buhoraho, icyo duharanira ni amahoro yo mu mutima, icyo duharanira ni ukubana n'Imana neza. Ese waba wumvise ijambo ntawe uzaryumva? Ndaguhamagarira kongera
ugatekereza aho wasubira inyuma. Ndaguhamagarira guca bugufi, Imana ikagwakira ukihana. Wowe usenga ariko ugahura n'ibiguca intege, ugahura n'umuraba, ugahura n'imiyaga, ugahura n'ibigutuma udakomeza mu rugendo, Imana irakubabarira kandi wizeye ukomere. Yesu ateze amaboko. Wa mumama we umupfakazi ubona byaragucanze ukabona nanzira, humura, Yesu mu kiganza cya Yesu. Yesu yazanye byose mu biganza, yazanye byose. No mpamvu nago Yesu wamuburana, nta kintu na kimwe wamuburana. Icyo usabwa no gusenga. Gusenga bikugeza kure cyane. Umugabo witwa Ezira ngo yafashe urugendo rwo kwimuka, ngamenya ko abasirikare abazura bamutangiye mu nzira, aho bayikunya babambye amahema. Ngarangiza ngakora amasengesho y'iminsi 3 ngo yiyije ubusa ngo kukageze kitwa Hava, kugira ngo ayoboze Imana inzira. Gusenga bituma ugera kure cyane. Gusenga umenya amakuru so na nyoko batakubwira. Ubundi nkubwije, iso na nyoko ntago baguha umunani, ntago bawukurindira. Papa wawe yaguhubakira inzu ariko ntiyayikurindira. Ariko Imana iguhaye ibiguhaye isaho n'abarinzi. Iyo wasenze Imana umenya amakuru. Iyo wasenze Imana umenya hezo ubuzima bwa bweza buzaza, nubwo abana bawe, nubwo umugabo wawe, nubwo umugore wawe. Iyo wasenze Imana ugakora amasengesho, ukiriza ubusa, ugakiranuka, ukanga icyaha n'igisa nazo, umenya kuntu abana bawe baziga na minerivara ikaboneka. Icyo dusabwe ntago turimo turizera, ntago turimo turizera, ntago twizera. Ababigishwa ba Yesu yagendanaga nabo ngo bajyane mu bwato ariko badafite kwizera. Ngo Yesu ngo umuyaga n'umuraburaza ngo bagira ubwoba cyane, bahinda umusiki, baravuga ati mwigisha turapfuye dutabaye. Ariko iyo wamenye ko Yesu ari we buhungiro, iyo wamenye ko Yesu ari we byiringiro, nuko Yesu naho atakuvana na naho atakugeza. Icyo usabwa no gukiranuka, icyo usabwa no kwera imbuto, icyo usabwa no gukiranuka mu mudugudu utuyemo, no gukiranuka mu rugo iwawe, no gukiranuka mu kazi ukora, no gukiranuka mu muhanda ugendamo, no gukiranuka mu magambo uvuga. Icyo cyonyine niyo mpamvu Yesu ateze amaboko, kandi abaza bamugana bose arabakira akabababarira. Mureke dusenga Imana. Murakoze, Imana ibaha umugisha. Uwiteka bamurikiye, Uwiteka bagenda imbere, kandi uzumva iki kiganiro azabohoke. Uzumva iki kiganiro Imana izamugendereye. Reke dusenga Imana. Mana nziza, Imana ikomeye, Mana y'imbaraga, Mana y'icyubahiro, turagushimye kandi tuguhaye icyubahiro. Uri Imana yadukuye mu magana menshi y'abanabyaha, utuzanga mu ivata twigaraguramo. Uwiteka uratweza uratutunganya. Nyemereye aya masaha abumvise iki kiganiro n'abacacumva, duhamagaye imbaraga zibohora Data wa twese. Uwiteka uzabasange nk'uko wansanze. Uwiteka Data nk'uko wasanze Sawuli. Uwiteka Nyiringabo Imana uzabasange ubaha agakiza. Uwiteka Mana turakwinginze aya masaha bagendereye. Uwiteka ubakomeze, abayi bafite intimba n'agahinda ku mitima, abayi bafite indwara z'umutwe mu nda ahantu hatandukanye. Uwiteka Mana ubakize. Urakoze ko Data wa twese, kandi tugiye gukora ku buzima bwawo mu izina ryawe Data, amen. Murakoze, Imana ibaha umugisha. Wumva ko yamvugisha cyange ayi igitekerezo yakunganira cyange ayo kumusengera, nomero yanjye wamboneraho ni 078 92 50 82. Digo yanjye ni 0722 028 9. Nizo nomero wamboneraho. Amahoro y'Imana bane namwe, kandi aho muri hose, aho mugenda mwumva icyo kiganiro muri mu modoka,
ari mu ndege, ari hirya no hino, Uwiteka azabaheza ikiganza cye gikiza, ikiganza gitabara, ikiganza kibabarira. Uwiteka azabamurikiye. Imana ibahe umugisha. Murakoze.